icya mbere ni uko abasha gusenya intwaro zacu. icya kabiri ni uko iyo abonye ntazo ufite abasha kugufasha akaguhiza. umukristo udafite ukuri muri we, udafite intwaro yitwa ukuri, satani aramuguranira akavuga ati ubwo ntayo ufite ihangane rwanisha ikinyoma. akarwanisha ikinyoma, akaba mu itorero abeshya abantu bakamumenya ko ari incakura, ko ari indyarya, ko ari nterenganya. ubuzima bwe bukaba uko nguko bumeze, kuko uwagufashe umukandara abagufasha utari bwikure vuba. ni ukuvuga ngo dayimoni washoboye kugufata akakwambura intwaro yitwa ukuri aba yagufasha utari bwikure vuba. Mana duhe intwaro. ziko mu iri teraniro hari abantu bari kurwana b'uburyo bubiri. kandi bivuze iki? biravuze ngo igihe cyose umukristo uri mu rugendo ntabwo akwiriye kwiringira. hari abantu bahagarara ukagira ngo wowe wenda muri we yashobora kwiremera gukiranuka. nta muntu n'umwe ubyiha. ibikoresho abafite intwaro aba yambaye amaze kubibona nawe bimutera kwandika iki gitabo. kandi iki gitabo uru rwandiko rungana rugereranywa n'ijuru rya gatatu yavuze. uru rwandiko ni urwandiko ruhebuje.
abyandika rero amaze kwitegereza uriya musirikari w'umuroma avuga iby'intwari 6. ndagira ngo mbabwire ko ku rugamba iteka urwana umubisha bafite intwaro n'urundi ruhande rufite intwaro. aravuga rero ngo twebwe abizera dutwara intwaro zose z'Imana. intwaro ya mbere ni intwaro yitwa umukandara, kandi iyo ntwaro arayisobanura aravuga ngo ni ukuri. hanyuma umutoza cyangwa umugaba w'ingabo w'ikirenga kuri uru rugamba ni Kristo, kandi ni nawe ushobora kwigisha kurwana. nuko kurwana Satani nawe arahari, niwe mubisha duhanganye, nawe afite intwaro ze. Satani afite strategy ebyiri, afite ingamba ebyiri zo kuturwanya. icya mbere ni uko abasha gusenya intwaro zacu. icya kabiri ni uko iyo abonye ntazo ufite abasha kugufasha akaguhiza. umukristo udafite ukuri muri we, udafite intwaro yitwa ukuri, Satani aramuguranira akavuga ati ubwo ntayo ufite ihangane rwanisha ikinyoma. akarwanisha ikinyoma, akaba mu itorero abeshya abantu bakamumenya ko ari incakura, ko ari indyarya, ko ari nterenganya. ubuzima bwe bukaba uko nguko bumeze. mu gisirikari ntabwo bemerera umuntu kuba yakambara imyenda ngo abure kuba yashyizemo umukandara kandi akenyere bikomere. mu rwego rw'umutekano iyo ugiye gufata abantu batunguye, cyane cyane abantu b'igitsina gabo, ukunze guhita wifashisha gufata imikandara, kuko uwagufashe umukandara abagufasha utari bwikure vuba. ni ukuvuga ngo dayimoni washoboye kugufata akakwambura intwaro yitwa ukuri aba yagufasha utari bwikure vuba. Mana iduhe intwaro. ziko mw'iri teraniro hari abantu bari kurwana b'uburyo bubiri. uwa mbere ni umuntu uri kurwana nta ntwaro n'imwe afite. bene uwo biroroshye Satani amukopiza, kuko ntacyo afite na kimwe arwanisha. uwa kabiri ni umuntu ubasha kurwana intwaro zituzuye, kandi Bibiliya yavuze ngo zose. ingorane zanjye ni uko nta mwanya mfite ngo nshobore kuzirondora n'icyo zikwiriye kuba zimara, ariko nimanuka nkagera ku ntwaro ya 6 niyo nshaka gutindaho. wenda reka mvuga n'icyuma gikingira igituza, ni ikimenyetso cyo gukiranuka. kandi bivuze iki? biravuze ngo igihe cyose umukristo uri mu rugendo ntabwo akwiriye kwiringira. hari abantu bahagarara ukagira ngo wowe wenda muri we yashobora kwiremera gukiranuka. nta muntu n'umwe ubyiha, ntawe ubyiha. tubihabwa nuko twasenze, tukabihabwa nuko twihannye ibyaha, tukabihabwa nuko twizeye, hanyuma tukagira umwuzuro wo gukiranuka muri twebwe. umuntu wese wiyiringira ntabwo ashobora kujya mu ijuru. dukwiriye rero kubigira nk'ikimenyetso, nk'ingabo ikingiye igituza, kugira ngo iriya minota nshobore kuyijera, mu nkundira izindi ntwaro zose nzitaruke mvuge ya 6. Bibiliya yavuze ngo musengeshe umwuka iteka, nta kubikuraho. Mana ishimwe. muri amahame ya gisirikare, nanjye mere nka Pawulo, amahame ya gisirikari, igisirikari nta muntu utangaza intwaro afite, nta muntu utangaza ibikoresho afite, kandi nta n'umuntu ushobora kurwana ku rugamba akoresha ururimi umwanzi yumva. cyo mvuze muracyumvise? nta muntu uri ku rugamba ubasha gukoresha ururimi umwanzi yumva. niyo hariho uburyo bw'itumanaho ashobora guhamagara akavuga ngo roja, wenyine ntabwo washobora kubyumva. kavuga ati roja 09, ntumenye icyo ahamagaye, ariko akaba akoresheje ururimi rw'abantu bari ku rugamba. Bibiliya rero iravuze
umwuka bihita bizana n'ibindi bikoresho. iyi ntwari irakomeye. Kafata urugero kuri Daniyeli, we ikirego gusa cyari ukuvuga ngo arasenga, yanze gupfukama, yanze kubarara ibigirwamana, kandi aranabikomeje, aranabimenya ko bamureze, arangije arongera ashora amavi gusa, gushora amavi, arapfukama, kandi noneho kumenya ko yari ari mu bunyage biramworohera, akingura idirishya ry'i Yerusalemu, ryerekeye Yerusalemu, aravuga ati ninjya nsenga Mana bijye bigenda bigere i Yerusalemu. Mana ishimwe. Arangije rero bafata umwanya wo kumugambanira, barasinya, umwami aca iteka aravuga ati nta kindi, niba adashoboye guhagarika ibyo bintu arimo, nimumufata mumujugunyire intare. Ndashima Imana yuko amasengesho dusenga arazamuka, amasengesho dusenga aratumbagira, amasengesho dusenga aragenda, kandi iyo agezeyo agerayo avuga. Mana ishimwe cyane. Kambabwira ikintu gikomeye, Zaburi ya 12 umurongo wa 6, mwanditsi yaranditse aravuga ngo nonaha ndahagurutse kubwo gutaka k'umunyamubabaro, kubwo umuntu bacurira ingoni. Ngiki ikintu gihagurutse Imana. Ntimugatekereze ko turi mu materaniro no mu biterane Imana ikwiriye kubihaguruka. Hari abandi babishinzwe. Ntabwo turi hano, si ngombwa ko meya w'umujyi wa Kigaraza, hari abandi yadereka. Abo rero bingana nuko mu biterane n'amateraniro Imana si ngombwa ko biyizana, hari abamarayika babishinzwe. Igihagurutse Imana igahaguruka ikaza, ni ugutaka, ni ugusenga k'umunyamubabaro, icyo kirayizana. Kandi amasengesho yacu ko yumvikana imbere y'Imana, iyo ari amasengesho y'impuruza, nubwo urumva iminota iri gushira nta mwanya mfite ngo mvuge iby'amasengesho. Iyo ari amasengesho y'impuruza, bigera mu ijuru bihindura gahunda. Ijuru riratuje, nta kibazo rifite. Protokole y'ijuru mu mwanya wayo nta kibazo ifite. Abamarayika n'ibizima bahora bamanuka bazamuka bavuga ngo urera, kugenda kuzageza igihe tuzageraho dusanga ari uku nguku. Ariko iyo umukiranutsi asenze, hari abigira bake, abandi bakagaruka bake, ku buryo Imana ibaza ngo ni iki kiri kuba, hari kuba iki, aka kavuyo mugatewe n'iki. Uzi ibyo bisobanura? Baravuga ngo Mana si umukiranutsi wawe se? Inde se? Daniyeli habaye iki se? None se ntuzi ko bamaze kumuboha, bagiye guterura bakajugunyira intare? Auditora y'ijuru, komanda y'ijuru irakomeye. Ijuru ryanzura vuba ako kanya, riravuga ngo ntabwo Daniyeli akwiriye kuba aribwa n'intare kuko yarasenze. Iyi ntwaro yarayirwanishije irakora. None ubwo bimeze gutyo, nihute, marayika ushinzwe kurwanirira abera nagende. Kandi ijuru riravuga ngo marayika w'Uwiteka nagende. Mu rurimi dusanzwe tuvuganamo n'ibindi biremwa, kandi tugakorera komande mu isi y'umwuka. Iyi ntwaro ukuntu ikora, iyo dufite ibintu bitugoye bituruhije, ntugakore ikosa ngo nujya gusenga wemere kuguma aho uhagaze, wemere kuguma mu isi y'ibifite imibiri, ahubwo kora ku buryo ugenda. Nugenda uhagarare mu isi y'umwuka, aho ngaho watangiye komande. Iyo wagiye gusenga ukajya gutanga komande mu isi y'umwuka, uba wamaze gufata isi y'ibifatika, ubu uyifite. Ijuru rimanutse, birumvikana marayika yahise abanzamo, agezemo ahita avugana nazo, azibwira ati hagiye kuza umukiranutsi, yarasenze, yarwanye neza, nta kibazo afite, gasopo kurya, muzaba murya nyuma, nzababwira uko bizagenda. Ziti yes, nta kibazo.
Mana ishimwe. Iyi ntwaro irakora cyane. Hari igihe ibihugu biba bigiye bifite intwaro zibitse ukuntu, hari ububunda butoya, hari uburasa budashakuje, hari ibiki, ariko hari n'ibihugu byubahiwe ko bifite imizinga, cyo bita za bombe atomike. Ni nacyo kibazo dufite mwese. Ariko izo ntwaro zose nubwo zihari, hari n'indi hishe inyuma yazo yitwa amasengesho. Ubu twasenga tukabihagarika kandi ubwo bushobozi burahari. Danieli rero baravuga bati turamushoboye, mukijugunye muvu. Abahungu bari kwanzura ariko ntabwo bazi intwaro yarwanishije. Bo kurwana kwabo nuko nguko naho bagarukira n'ibyo washoboye, ni ugusinyisha umwami, ni uguca iteka, ni ugutekereza urwobo n'intare, naho ngaho bagarukira. Ngo akimanuka agitera intambwe bati wijyanemo, ni wowe wanze kuba wava ku izima. Gusenga ni byiza. Intare ziraza zegera hafi zitega imigongo, amanuka neza atavunitse kubera ko yasenze. Ngo arangije, hari ikiringiti yajyanyemo se? Hari amashuka se? Ntayo. Hari ibindi bikoresho bigiye biherekeje izi ntwaro Pawulo yavuze. Ubwo urumva sinagize umwanya wo kuvuga iyerekwa, kuvuga kumenya, kuvuga ubuhanuzi, kuko ni ikosa kurwana urugamba ngubu utazi uko ibirindiro by'umwanzi bimeze, ngubu utazi ikizakurikiraho, ngubu utazi aho mumaze gufata, ngubu utazi uko uzarunesha. Niryo kosa abantu bafite. Iyo urugamba iteka rutangiye, ugomba kurutangirana amakuru. Imana ikakubwira iti nubwo bimeze gutya ariko humura uzandesha. Ikibazo rero ni abantu badafite amakuru, kandi abantu bari kurwana nabi. Hari utundi dutwaro dutoya. Hari igihe Imana ikubwira ngo rwana ucecetse, Satani akakubwira ngo rata ngereka nguhe intwaro yitwa gusakuza. Umuntu ati ndashize, noneho uko urusaku ruba rwinshi akarushaho gutsindwa. Kandi intwaro ntoya cyane yakagombye kurwanisha ari uguceceka. Ibi bintu ndi kuvuga birakomeye, kuko igihe cyose uri gusenga ukavuga mu rurimi umwanzi yumva, uratsindwa. Yesu yavuze ijambo ku musaraba, aravuga ngo eri eri lama sabakitani. Abahungu babyumvise baravuga ati urahamagara Eliya. Byakurangiranye, bo bari bazi ko ari Eliya. Kandi avuze urundi rurimi rutuma adatsindwa, rutuma urugamba runesha. Imana ishimwe. Danieli, umva ikindi kintu Imana yaremye, ibi bintu mubyitondere. Isanga nta yindi strategy, umugaba w'urugamba afite tactique zose. Mu gihe bibaye nijoro, Imana iragenda irema ikintu gisa n'umuzimu, igishyira imbere y'umwami aho aryamye. Noneho uko ari gusinzira yakibambura akabona ikindi kintu kiri imbere ye giteye ubwoba, kikukinara Yesu. Iki kintu ni iki? Ariko akakikangamo Danieli. Aravuga ati uyu mukozi w'Imana ubu yabaye muzima, ko ndi gukomeza mbona iki kintu kigaruka imbere yanjye. Ukaramubwira ati byuka, uryamye iki se? Ese ni wowe mwami wenyine wabayeho? Utajya kureba niba yabaye muzima. Saa 11 z'igitondo arabyuka yiruka ajya ku rwobo, aragenda arahamagara Danieli, 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 yewe mugaragu w'Imana isumba byose. Danieli aritaba ati karame, karame, karame. Iyo ukorera yabashije kukurinda. Aravuga ati yabashije kundinda, nta cyaha mfite imbere yayo, n'imbere y'abantu nta kibi mfite. Iyo uri kurwana gutyo, akaboko kasinye niko kongera kagasinyura. Iyo urwana gutyo, umwami agera umubabaro, aravuga ati ni mu muvanemo. Baramuzamura bamugejeje hejuru, avuga ati ariko nanone nsanze byaba nta butabera burimo. Abavuze ngo jyamo biroroshye, bo turabagirira neza bajyemo n'imiryango yabo n'amatungo yabo
ufite ihene yizane, ufite inkoko, n'uwaba atunze imbeba yitwa Sumbiriki nawe ayizane. Marayika wa wundi ijuru ryohereje akavugana n'intare, bamara kuvugana akazibwira ati ntimurye, niwe wasubiye yaravuga ngo noneho nje kubatera peti kuko ibyo kurya birabonetse. Abwira ati murye n'amagufwa ntimusigaze, ngo zikayura we zikarangizayo. Bajyamo bagira ngo wenda ziri bubagirire impuhwe nk'uko Daniel byagenze. Iyi ntwari irakora, kandi abantu icyo bari kuzira nuko batari kuyirwanisha. Iyi ntwaro yihishe inyuma y'izindi. Ndarangije, tugiye gusenga Imana. Uracyasenga? Uracyafite intwaro z'Imana cyangwa uri kurwanisha urusaku gusa? Uri kurwanisha amagambo? Ndagira ngo dusenge Imana. Uracyasenga? Uracyakijijwe? Hari umupfakazi umwe Eliya yaramusanze, asanga atoragura udukwi. Turiya dukwi tubiri dufite icyo dusobanuye mu buryo bw'umwuka. Dusobanuye amasengesho y'ubwoko bubiri, kandi uriya mugore nawe afite icyo asobanuye. Dushatse twanamugereranya n'itorero. Utu dukwi tubiri yisobanuye akavuga ngo nitwo duhari. Kamwe ni amasengesho ushobora gusengera mu itorero, yayandi mwitabira ayo kuwa gatatu, ayo kuwa kane, ayo kuwa gatanu, ariya kuzana, ako ni agakwi kamwe. Hanyuma agakwi ka kabiri ni amasengesho ubasha kwipangira ubwawe ukavuga uti mbiswara iminsi iri kuba mibi, nanjye reka ndebe aho mfukama. Utwo dukwi tubiri rero dufite umumaro. Hari abadafite na kamwe, hari abadafite agakwi na kamwe. Ngaho mumbwire uko muzabaho. Hari abantu bafite umuhoro bari gusakuza bavuga ngo ni ukuri, biri gukomeza kuzamuka, biri gutumbagira, noneho n'ibirayi byageze kuri 600. Impamvu uri gusakuza gutyo nuko nta makuru ufite. Abari hafi bari kumenya uko bari kubigenza, bari gusenga bakaba babitse amakuru avuga ngo nubwo bizakomeza kuzamuka, nubwo byaduga cyane, ariko muzakomeza kurya. Ayo rero niyo makuru. Hari ukuntu Satani arwanisha urusaku bituma noneho abantu biheba, bakiheba bigahita bibavana mu mwanya, yarangiza akagira ibindi akopa. Satani acuruza intwaro zoroshye. Iyo utari gusenga arakuvunjira. Iyo udafite kwizera ahita aguhereza iyo kwiheba. Wayirwanisha ukajya ubona ntibizashoboka, ukabona umwana ntaziga, ukabona ubukode ntuzabubona, ukabona ntushobora kuzatega imodoka, byose bikanga. Imana idufashe. Reka dusenge. Urahari ngo tugufashe gusenga Imana. Birashoboka ko udasenga, birashoboka ko wacogoye, birashoboka ko wasubiye inyuma, birashoboka ko utizera, birashoboka ko udafite ukuri, birashoboka ko muri wowe intwaro z'Imana zitagihari. Ariko cyane cyane komande y'izindi ntwaro yitwa gusenga ukaba utakifite. Haguruka tugusengera Imana. Ndarangije, ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi. Niba hari, haguruka dufatanye gusenga Imana. Birashoboka ko wasenze ariko uyu munsi ukaba warananiwe, birashoboka ko wacogoye. Haguruka dufatanye dusenga Imana, kandi gusenga bikora igihe cyose. Imana iguhereze umugisha, Imana iguhereze umugisha. Muhaguruke rwose, niba hari icyo umwuka kwemeje, hagurukira aho uri, dufatanye gusenga Imana. Imana iragushaka, Imana ishaka ko usubira mu bihe, Imana ishaka ko wongera ugasenga, Imana ishaka ko wongera ukambara imbaraga, Imana ishaka ko wongera ugatwara intwaro, Imana ishaka ko wongera ugasubira kuba umunyarugamba. Igituma abantu batsinzwe nuko badafite intwaro zikwiriye. Igituma abantu batsinzwe nuko barwanya urugamba rutarimo intwaro n'imwe, cyangwa bakaba bafite intwaro zituma biringira. Nuko Petero w'umuzerote yazanye inkota akayigumana, agatekereza ko izagira umumaro, kandi urugamba turi kurwana ari urw'umwuka. Haguruka nawe
dufatanye gusenga Imana. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Niba nawe urimo, haguruka dufatanye gusenga Imana. Kandi birashoboka ko muri twe haba hari umuntu wihanye ari ubwa mbere akeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, azamura ikiganza by'umwihariko tumufasha. Waba yihanye bwa mbere akeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'iri teraniro, zamura ikiganza tugufasha. Ntawe ndi kubona, ahari mwese musanzwe muri abanyitorero. Ndagira ngo dusenge Imana kandi nawe wisengera, kugira ngo aho wavuye ukagwa, aho watakarije, Imana igufashe wongere usubirane intwaro zose kandi urwane gitwari, kuko dufite umugaba uyoboye uru rugamba. Reka umushumba adufashe gusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Turagushimira ijambo rizima twumvise, kandi turagushimira ko ari wariteguye. Turagushimira ko hari ubundi buryo mwami Imana yacu umukristo yahagararamo akabasha kunesha satani n'abadayimoni. Turasenze rero kugira ngo mwami ubu buryo we muri buri wese uri ahangaha wongere utange ibihe byiza byo gusenga, kandi izi mbaraga Mana uzimanure mu itorero ryawe mu bihe nk'ibi ngibi. Uhimbure imitima ya benshi, abantu bongere bahimburwe nawe, babone ukuboko kwawe, bagirirwe neza nawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Abahagaze bambika imbaraga, bashoboze Mana, kugira ngo umwuka wera abane nabo, mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bihe Mana bibeshaho, ibi bihe bikiza, ibi bihe bigaburira benshi, ibi bihe bitunze benshi, ibi bihe birengera benshi, ubishyire muri buri wese uri ahangaha. Ubwoko bwawe batabarwe n'Imana, batabarwe n'ibihe byo gusenga. Turagushimiye kuko uri Imana yacu muri ibi bihe. Icyubahiro kibicaye mu izina rya Yesu, amen. Twasengera n'abarwayi bahagurutse mu izina rya Yesu. Abarwayi bari muri twebwe bahaguruka tubasengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo ryawe rirakiza, kandi mu ijambo niho harimo komande zose. Turavuze ngo abahagurutse bose nibakire kubwo kumva ijambo ryawe, niba bazima. Imibiri yose iribwa, ifite ikibazo, itameze neza, buri rugingo rwaba rubabara, turavuze ngo nirukire rube ruzima kubw'abagaragu n'abasha bawe. Bongere bagire amashimwe muri bo, bavuga imirimo itangaza ukoze. Urakoze kuko ubakijije mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mana ibahereze umugisha. Shama, Shama, Elohim, Adonai. Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai. Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai. Shama, Shama, Elohim, Elohim, Adonai. Shama, Shama,
Manishimwe
niwe wabiremye Yesu niwe gitare cyanjye Yesu niwe gakiza kanjye Yesu niwe munesha wanjye Yesu niwe byiringiro byanjye Yesu niwe gitare cyanjye Yesu niwe gakiza kanjye Yesu niwe munesha wanjye Yesu niwe byiringiro byanjye Yesu uriwe kunzu umwizera wese anapfa azabaho Yesu uriwe kunzu umwizera wese anapfa azabaho Yesu niwe ufite Yesu niwe ufite mu kuboko ubugingo ikintu cyose niwe ufite uvuga umuntu wese nta kintu kijya kimunanira Yesu niwe ufite mu kuboko kwe ubugingo ikintu cyose niwe ufite uvuga umuntu wese nta kintu kijya kimunanira Yesu niwe ufite mu kuboko kwe ubugingo ikintu cyose niwe ufite uvuga umuntu wese nta kintu kijya kimunanira Yesu niwe gitare cyanjye Yesu niwe gakiza kanjye Yesu niwe munesha kwanjye Yesu niwe byiringiro byanjye Yesu niwe gitare cyanjye Yesu niwe gakiza kanjye Yesu niwe munesha kwanjye Yesu niwe byiringiro byanjye